kwihagarika ukababara, icyo ni kimwe mu bimenyetso kigaragaza ko ufite UTI, urinary tract infection. Ibyo byumve neza. Impamvu nkubwiye ngo byumve neza ni uko hari benshi babyitiranya n'ibyo bita umutezi cyangwa se za mburugu. Ibi biratandukanye, ahubwo ni ama infection afata mu myanya cyangwa se mu miyoboro y'inkari. Ibi bitandukanye no kumva ko umuntu afite umutezi, afite ari byo abantu benshi bakunze kuba baramenyereye ngo iyo umuntu yagiye kwa muganga yihagarika akababara aba afite ibyo bibazo by'umutezi. Ibi biratandukanye kubera ko ama UTI cyangwa se ama infection urinaire ni indwara isanzwe buri muntu wese ashobora kuba yarwara, umubyeyi cyangwa se umupapa, mu gihe habaye gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye cyangwa se isuku nke. Tujye kurebera hamwe ibintu risk factors cyangwa se ibintu bishobora kugutera kuba warwara wagira iki kibazo cyo kugira ama infection. Ibi mu bitandukanye n'umutezi cyangwa se mburugu, kuko ibi biratandukanye. Ibyo ngibyo byo ni STI cyangwa se ni sexual transmitted infections, biratandukanye na UTI cyangwa se urinary tract infection kubera ko ibi byombi biratandukanye. Umutezi na mburugu byo ntabwo wabyandura utabyandujwe n'undi muntu, ariko ama infection ariyo abantu benshi bakunze kurwara, ushobora kuyandura cyangwa se ukanayarwara utarayandujwe n'undi muntu. Ese ni gute ushobora kuba wayandura? Nibyo tugiye kurebera hamwe. Nimba ari ubwa mbere ugeze hano, ni byiza kwita ukora follow kugira ngo inkuru n'ibiganiro byacu byose bijye bikugereraho ku gihe. Nitwereke wacu uburyo bwa mbere ushobora kuba wakwandura ama UTI cyangwa se ama infection ni uburyo bw'isuku nke. Isuku nke ku mwambaro, cyane cyane turavuga ku badamu. Isuku nke ubwo tuba tuvuga ku kambaro k'imbere, isuku nke ku mubiri w'umuntu, cyangwa se mu buryo bwa rusange isuku nke nyine namwe murabyumva. Icya kabiri, umudamu ashobora kuba yakandura izi ama infection atayandujwe n'umugabo we, kubera ko abadamu anatomically cyangwa se ibice bigize imyanya y'ibanga yabo biroroshye kuba yakandura kurusha uko umugabo yakandura, kubera ko umudamu ashobora kujya kwihagarika mu bwiherero runaka, inkari zari ziri cyangwa se amatembabuzi yarari muri ubwo bwiherero akaba yagira gute, yamutarukira, bityo umudamu nawe akaba yagira gute, akaba yabasha kuba yakandura. Ubundi buryo murabona ko imyanya y'ibanga ye isa nkaho yegeranye cyangwa se isa nkaho ituranye cyane na hariya umwanda ukunze kunyura nyine. So ubwo hariya iyo umuntu afitiye isuku nke cyane, nanze kubavuga mu kinyarwanda kubera ko n'abana bashobora kuba batwumva, so ni ukuvuga ngo iyo hari isuku nke, imyanda ishobora kuvamo ikivanga, ugasanga udukoko twa Escherichia coli tuvuye hepfo twimukiye ruguru, bityo umudamu akaba yagira ama infection. Ubwo ni uburyo bwa kabiri. Ubundi buryo umudamu byoroshye kuba yakandura ama infection kubera ko nakita gute, urethra cyangwa se akayoboro k'inkari kazisohora mu mubiri we ni kagufi cyane, ni kagufi, kagapima santimetero 5, kaba gapima santimetero 5 cyangwa 4, mu gihe umugabo we kaba gapima santimetero zigera kuri 20. Urumva ko mu gihe ama infection yinjiye mu gitsina cye biba byoroshye ko ahita yinjira agakomeza akagera no mu ruhago rw'inkari, bityo umudamu akaba yakandura ama infection ku buryo bworoshye. Mu bundi buryo, umudamu nanone ashobora kuyanduzwa n'umugabo we mu gihe umugabo we afite umwanda cyangwa se adafite isuku, yaba ku biganza yaba no ku gitsina cye. Umudamu ashobora kuba yayanduzwa mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina, kubera ko mbabwiye yuko akayoboro k'inkari ari kagufi. Mu gihe umugabo ari gupushinga, so mikorobe zishobora zikinjira muri ka kayoboro k'inkari, bityo umudamu akaba yakandura izo ama infection ku buryo bworoshye. N'umugabo rero, umugabo we nta handi hantu ashobora kuba yayandurira usibye kuba umugore yaba yagize ibyago akayandurira mu buryo butandukanye, bityo umugabo akabaza kuba yagira gute, yayanduzwa n'umugore we. Nizere neza ko mubyumvishe neza. Nimba ari ubwa mbere ugeze hano, ni byiza ko umfollowinga kugira ngo ubutaha nituvuga uburyo ushobora kwitwara n'uburyo ushobora kwivuza mu gihe wagize icyo kibazo,
inkuru zacu zose zizahita zikugeraho. Iyo umfolowinze ibintu byose bihita bikugeraho ku gihe kandi bikugeraho mbere y'abandi. Njye nitwa Eric wacu nk'ibisanzwe.